ngumva ngo ryama neza cyangwa tukwice twite tugukata uwo mutwe. Nahise ndyama nyine kuko nabonaga bikomeye, baranje bafata umupanga bahita bawushyira ku izosi. Ubwo uwo nguwo nyine akora ibyo akora nyine. Muri uyu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Duani, abari muri iri tsinda ry'amabandi ngo baba bari mu muhanda uva hitwa muri Duani ukerekeza Igisanze unyuze mu ishyamba rwagati rihari. Aya mabandi ngo ateye inkeke kuko afata abagore n'abakobwa ku ngufu, abategeye mu nzira bataha cyangwa bazindutse. Yewe hari n'abasanga mu nzu mu gicuku, cyane cyane nk'abadafite abagabo nk'uko uyu byabayeho akomeza bisobanura. Mvugije indura kugira ngo birukanke bampunga, bahita bafata umupanga bahita bakubita ku kirahure cy'urugi. Ubwo baba barakimenye, baranje bansanga mu nzu, nuko baranje bahita bankubita ikibambasi cy'umupanga, ndyama hasi. Ryamye hasi bahise bavuga ati iyo telefone ufite mu ntoki, ko dore ko nari mfite telefone mu ntoki, barambwira ati yiduhereze, uduhereze n'amafaranga ufite. Mbona nyine birakomeye, nibwo nahise mbabwira ati nari mfite amafaranga muri ako gakapu k'ishakoshi. Bahise bagafata baranje bakuramo inote ebyiri. No hano urugomo rumeze nabi cyane, n'ubu ngubu kuva bankorera ibyo ngibyo, kujya kuryama mu nzu babinkoreyemo mba mfite ubwoba bwinshi cyane. N'ejo bundi yewe bukeye bw'ibyo ngibyo bimaze kuba, baragarutse barongera barakomanga bakubita ibipangu bagira gute. Si ikibazo cy'uyu gusa, abaturage bifuza ko aya mabandi yitwaza intwaro gakondo yahashywa kuko ngo babona imbaraga zabo zirondo zitayashoboye. Iyo igisambo kije mu nzu ntabwo kizanwa n'ikintu kimwe, kizanwa n'ibintu byinshi. Nyine gusanze uri umugore ntabwo urumva ntabwo cyagenda kitagukoreye ibintu bibi. Nk'uyu muhanda wo hepfo ntabwo wapfa kuwuca muri umugore ku mugoroba cyangwa uzindutse, reka bahita bagafata ku ngufu, cyangwa bakakwiba bakakwambura ukabana kwica. Igitsina gore kirahangayitse, ni icyo gushingira umutekano pe. None se bajya baza kwiba kwica banarongora. Hari n'igihe umuntu yumva nk'umuntu afashe ku ngufu, kubwanjye numva napfa nkavaho ariko atamfashe ku ngufu. Ari n'umukecuru ejo bundi bamutemye izosi, bamutwaye ihene. Bitwaza ibyuma, impiri, imipanga n'ibihosho n'imitarimba babaye. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome we avuga ko ikibazo cy'uwafashwe ku ngufu n'aya mabandi kiri gukurikiranwa, ariko abagabo nabo basaba kurara amarondo uko biri. Iryo tsinda ntabwo turizi, ariko ubwo turaza gukurikirana tumenye niba soko rihari, uwo nawe waba ufite ibibazo nawe nk'uko bambwiye amazina, turaza gukurikirana tumurebe turebe icyo twamufasha, kuko hari ubufasha bugenewe abatishoboye ari mu buvuzi no mu bindi bikenewe. Nta muntu ushobora kuva kure ngo aze kwiba mu mudugudu, akenshi usanga ari abavandimwe, ni abana babo. Inama y'abaturage ni uko haramutse habonetse ikintu kidasanzwe bamenyesha tugafatanya. Ikindi cya kabiri ni uko abagabo baba bari aho bagomba kurara amarondo, dukeneye ubufasha ku nzego z'umutekano nazo ziba ziri standby, ari polisi, ari RIB, ari ingabo, nta kintu gishobora kunanirana. Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo igaragaza ko umwe muri aya mabandi afata ku ngufu abagore n'abakobwa ari mu maboko y'ubugenzacyaha, igasaba abaturage gukomeza kuyitungira agatoki abica umutekano. Mu karere ka Gisagara nari Rukundo Emmanuel, Isango Star